Ni iby'agaciro cyane, ndabashimira cyane abakunzi ba ruhago mu Rwanda, abanyarwanda muri rusange, kuba kabisa nabonye ukuntu mwamfashe mu mugongo, ndabashimira kandi mbikuye ku mutima, ari abanyarwanda baba mu Rwanda, ari abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda, mwese mwanyandikiye kandi mwakomeje kumpumuriza no kunyereka ko mwifatanyije nanjye mu kababaro mfite ko kubura umubyeyi wanjye. Umusaza rero Gakumba data yatabarutse, Imana yamwishubije nyine nk'uko mwabyumvishije. Hari abambajije ngo abantu bari muri Kigali mwabona gute ko muzamperekeza tukajya kumushyingura. Tuzamushyingura ku itariki 22, ubwo ni ku wa gatanu. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ko twashyizeho ikiriyo hano Kabeza. Abazi Kabeza hano ku idepo ya Skol munsi y'urusengero rwa Shapeli, aho ngaho hari ahantu hari itente. Ugeze aho ngaho ukabaza uti aho supermanager arimo gukorera ikiriyo n'abantu, cyangwa se kwa supermanager nihe bahakwereka. Aho ngaho hari aho twashinze itente nini, abanyakigali bose bashaka kuzajya kwifatanya nanjye tugaherekeza umusaza tujya kumushyingura ku itariki 22 Nyagatare. Naho ngaho ndi na bagenzi banjye bandi barahari, kandi ndabashimira, nanashimira abandi banyarwanda mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye, wenda batashobora kuboneka kuko batari mu Rwanda, ariko banyihanganishije, ndabashimira cyane. Ikindi narabibabwiye ko siporo ntabwo ari ukurwana, siporo ni ukumvikana. Iyo muzajya mubona byose turimo dushyushya, nta mutima mubi biri inyuma, ahubwo siporo iryoshywa n'ibintu bimeze nko guhangana. Nubwo muba mudahanganye nta mitima mubi mufitanye, ariko niko bukeba, cyangwa se niko siporo iryoha. No hanze ni Burayi no mu bindi bihugu byateye imbere muri siporo biriya bibayo, ariko iyo duhuye n'ibintu biduhuza twese nk'abanyarwanda, tugomba kuba turi hamwe tukaba umwe. Ubwo rero ni muri ubwo buryo nshimira ko mwabinyeretse, kandi mwanyeretse ko nta mutima mubi, nanjye kandi murabizi nta mutima mubi. Byose tuba tubivuga ahubwo ari ukugira ngo nyine, cyangwa se tuba tubikora ari ukugira ngo firidi cyangwa se sekita tuba turimo iryohe, kuko ari kwikorwa. Nizere rero ko abantu basobanukiwe, noneho abambazaga ngo babona bate uburyo baza kubana nanjye cyangwa se kwifatanya nanjye. Kabeza aho ngaho rwose niho turi. Nkaba hari tente ishyizwe hariya, nimugoroba abantu bose baraba, nimugoroba abantu bose nk'uko mwabibonye bari baraha nimugoroba. N'abandi rero nimugoroba hari abanyandikiye ko bari buze kuhagera, tugapanga uburyo tuzagenda ejo ku wa 4 nijoro, cyangwa se nimugoroba nijoro, umugoroba, kugira ngo tugereyo nijoro, buke mu gitondo dushyingura ku wa 5. Ndabashimira cyane, ndabashimira mbikuye ku mutima ko urukundo muba mwarungaragarije. Sinabavuga amazina mwese, ariko mpereye ku banyarwanda bose bankurikira, bankunda, bafite umutima wo kumva ko umuntu yahuye n'ibyago bakamuba hafi. Mwese mwarabingaragarije, mwarabingaragarije. Abafana ba ruhago muri rusange nabivuze, abafana b'andi makipe bose nabo, hari abagiye bava mu yandi makipe yose atari n'aya makipe akomeye ya Rayon Sport na APR mu Rwanda ajya ahangana, ariko hari n'abandi bavuye mu yandi ari muri shampiyona y'u Rwanda nabo. Ariko turetse n'iby'abakurikira umupira w'amaguru, hari n'abandi banyarwanda basanzwe bifatanyije nanjye benshi, kandi ndabashimira mbikuye ku mutima rwose uburyo mwanyeretse ko
namwe byabakoze ku mutima kuba narabuze umubyeyi. Muzehe Gakumba rero Imana imwakire kandi iramwakira kuko yitabye Imana n'ubundi kabisa. Imana ntacyo nayishinja, yari yarakoze ibyo agomba gukora, yarabyaye abona abana, abona abuzukuru, abona abuzukuruza. Yari afite imyaka 93 mu buryo bwanditse cyangwa se bwemewe tuvuga, ariko wenda ntitunabizi kuko akenshi njya nkunda kubivuga, imyaka yacu ya kera y'ababyeyi bacu ba kera hari igihe wasangaga no kuvuka ibintu bijyanye n'iki gihe byo kwandika bitari bihari, ariko yarashaje ntabwo yishwe n'indwara, yaryamye. Amaze kuryama mu gitondo bagiye kumubyutsa basanga nyine Imana yamwishubije. Ubwo rero abashaka kumbaza uko babona uko tuzajyana tukajya kumuherekeza, nomero yanjye ngire ngo nkunda kuyivuga ariko wenda reka nanayisubiramo, ni 0784 852 987. Iyo ni nomero yo kuri WhatsApp yawe, ukambwira uti nanjye ndi mu bashaka kuzajyana nawe kuwa 4 tukamanukana Nyagatare tukajya guherekeza umusaza Gakumba. Ndashimira abayobozi b'amakipe yose yo mu Rwanda, ariko kubw'umwihariko ndashimira ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club, umuyobozi perezida wayo wanyihanganishije akambwira ati komera, kandi umuryango mugari wa APR turi kumwe nawe mu bibazo. Mu by'ukuri ndabashimira mbikuye ku mutima. Imana ibahe umugisha. Ahari urukundo haboneka imbaraga, kandi umusaza ashaje neza, tujye duhora dufatanya kuko ubumwe n'imbaraga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Asante sana, asante.